nibutse ko ntasiramuye kandi kwirayidi ntabwo bakunda umuntu udasiramuye kangende gushaka pirikoti tujye kwisiramuza nundi gukaraba byandeye ko abakobwa bazanyemera sabuni imperi ndahinda nanikuba amasabune yose noneho ndayamaze ahubwo kangarabe no mu maso naho hasa nabi Pirikoti we tujye kwisiramuza dore irayidi rigiye kugera nimo kwiyogera girava tugende somu gapamba kange ako najyana nabaza mama ukoze niwe uzabigukorera mama yangu bitangiye kwigabanyirisha umuzigo reka ndakwereka aho waciramo batamo kinini ngasigarana ubusa kandi yarambwiye ngo ntabwo abagore bazabemera afite duto ya ngende kuri icyo gipirikoti kikwanga ko tujya kwishyiramo ko kizabikora gute gifite urukwiye pirikoti we ako se mwana wo kucyubura kuza nkanga cyane uretse nkwereke reba niba ufite ikingana nka gutya baracira mu gahanda reka manje njye ntabwo nakigabanyisha da nuse kubera iki kubera ko nkunda ibyanjye yewe ufite uburwayi nanjye barambwiye ngo ntukikureho icyo Imana yakuremanye none kuki uri kubirengaho nuko ariho ukora ibiryoshye se reka nta mugore uryoha nigendere nimba ubyanzi genda itahire ntaho njya ntarabaza mama apeti naza niho tujyana amahoro kiriya cyana cya kiri kuza kukimbwira ngo ngiye kigucisha ngo niba mfite ikingana uku ngo kiragera se ubwo se ibisebe bikirate kirabona sinanakeye ubuse wajya kubikora mfiteho ibisebe baba bari kutubabaza nyine byaratubabaje ashaka ko nzagira umunsi umwe nkagira bikanjabuka kandi ari kubona ntanakeye